turakwitabye karamenya gasananga kuri buri munsi kuko uri umunyampuhwe n'umunyaneza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 10 gisanzwe, tariki 12 Kamena 2023. Isomo rya mbere niryo mu ya kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 7. Njyewe Pawulo, intumwa ya Kristo Yezu uko Imana yabishatse, n'umuvandimwe wacu Timote, kuri kiliziya iri Korinti no kubatagatifujwe bose bo muri Akaya. Tubifurije neza n'amahoro biva ku Mana umubyeyi wacu no kuri Nyagasani Yezu Kristo. Haragasingizwa Imana se umwami wacu Yezu Kristo, umubyeyi w'impuhwe zose kandi utanga ihumure ryuzuye. Niyo iduhumuriza amagorwa yacu yose, ikaduha natwe guhumuriza abashavuye bose, tubagezaho ihumure twiherewe n'Imana. Nk'uko twahawe gusangira na Kristo imibabaro ye yose, ni nako yadusenderejemo ihumure rishyitse muri we. Mbese amagorwa turimo siyo ababyarira guhumurizwa no kurokoka? Kandi se iyo duhumurijwe, sibyo bibabyarira kwihangana imibabaro dusangiye maze mukagira ituze? Turabizeye bihagije kuba dusanga imibabaro bizatuma dusangira n'ihumurizwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 34, nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima. Nzashimira Uhoraho igihe cyose, ibisinzi byo bizahora ubudahwema mu munwa wanjye. Ishema mfite ryose ndikesha Uhoraho, abintamenyekana nibabyumve maze bishime. Nimwogeze Uhoraho hamwe nanjye, twese hamwe turatira izina ry'icyarimwe. Nashakashatse Uhoraho aransubiza, nuko ankiza ibyankuraga umutima byose. Abamurangamira bahorana umucyo, mu maso habo ntiharangwa ikimwaro. Umunyabyago yaratabaje Uhoraho aramwumva, maze amuzahura amagorwa ye yose. Umunyabyago yaratabaje Uhoraho aramwumva, maze amuzahura amagorwa ye yose. Umumarayika w'Uhoraho aca ingando hafi y'abamutinya akabagoboka. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima. Hahirwa umuntu abereye ubuhungiro. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 12. Muri icyo gihe abonye ikivunge cy'abantu aterera umusozi, aricara, abigishwa be baramwegera. Nuko araterura arigisha ati, hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Hahirwa biyoroshya kuko bazatunga isi h'umurage. Hahirwa abababaye kuko bazahozwa. Hahirwa abasonze ubutungane bakabugirira inyota kuko bazahazwa. Hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa. Hahirwa abatera amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abatotezwa bazira ubutungane kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Murahirwa niyo batuka bakabatoteza, bakanababeshyera ku buryo bwose ari nge babahora. Nimwishime munezerwe kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Nuko batoteje abahanuzi bababanjirije. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nimwishime munezerwe kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Nimwishime munezerwe kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Nimuhumure, Imana iradukunda. Abahanga mu gusesengura Bibiliya bavuga ko ijambo humura rigaruka muri Bibiliya inshuro 365, bingana n'iminsi 365 igize umwaka. Iryo jambo humura koko rigaruka ku buryo bwinshi, a plusieurs variétés. Rishobora kuza ati komera, humura turi kumwe ndagutabara, gira amahoro, witinya, wihungabana, wigira ubwoba, ntuhungabane, nta kizampungabanya. Uhora niyo buhungiro bwawe, uhora niyo bwugamo bwawe. Humura, 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 humura. Nimuhumure ninjye, nimugira amahoro, nimwishime munezerwe. Hahirwa ababaye, hahirwa. N'andi magambo menshi aganisha ku iki, aganisha ku humure. Iminsi 365 bishatse kuvuga ko Imana iduhumuriza buri munsi. Ngiye na buri munsi yacu rero, iyi paruwasi yacu nubwo iri mu kirere ya buri munsi, ariko ishinze imizi muri studio bita humura. Iyo humura koko
ifatiye ku ihumure ry'Imana, kuko Imana iduhumuriza ryari buri munsi. Imana iraduhumuriza. Ngiri rero cya cyumba Nyagasana dutumiye mu munsi cyitwa humura, aho twibutswa ko Imana iduhumuriza buri munsi. Imana iramutse iduhumurije buri munsi twapfa, kuko dufite byinshi cyane bishobora kuduhungabanya mu buzima bwa buri munsi: indwara, ibigeragezo, ibitotezo, ibibazo by'ingutu, ibyago byinshi cyane. Ibi byose nta buryo byabura kuduhungabanya, ariko Imana buri munsi itwoherereza akabaruwa ikatubwira iti humura. Ngiri ijambo ry'Imana dusoma buri munsi, humura. Ngiri ijambo ry'Imana koko ritubwira buri munsi, rikadusanga aho turi mu bibazo turimo, mu bigeragezo, abadukandamije, abagiye gutwica. Nuko rero Imana ikatubwira iti nimuhumure, humura, turi kumwe, ndagutabara. Amasomo y'uyu munsi araryoshye cyane, ubwo ko ajya gutuganisha muri iki cyumba humura. Natwe rero ntituza kujya kure y'iryo jambo, ubwo tujya kuzirikana ku ijambo bita humura. Turifuriza narinjye kuvuga turasuhuza abitwa ba consolateur, console, consolata, abitwa ba Felix bivuga amahirwe, ba console bivuga guhumurizwa, abitwa ba Beata cyangwa Beatrice bivuga ihirwe, n'abandi benshi cyane koko bahiriwe no guhumurizwa na Nyagasani. Mwese turabasuhuje. Erega twese uko turi aha ngaha nta na rimwe Nyagasani ataduhumuriza. Icyo tubura ni uko tubimenya, icyo tubura ni uko tubibona. Ariko Nyagasani tuzirikana ko Imana idukorera byinshi twebwe tudashobora kubonesha amaso yacu. Rero nta na rimwe Imana itaduhumuriza, buri munsi Imana iraduhumuriza. Ngaho rero amasomo y'uyu munsi koko atuganisha hehe? Ku ihumure, ihumure duhabwa na Nyagasani. Turaza kuzirikana amagambo abiri y'ingenzi adufasha kugira ihumure. Ijambo rya mbere koko ni uguhumurizwa, le réconfort. Ijambo rya kabiri ni uguhirwa. Umuntu wahumurije koko n'Imana arahirwa. Nguko koko iryo jambo tujye kurizirikana, maze nawe urebe inshuro zose Nyagasana guhumuriza. Ese nawe Imana iguhumuriza buri munsi? Muri ya minsi 365 nawe buri munsi koko Imana igira akandiko ikoherereza kaguhumuriza. Aha cyo bikora, reka nkubwire ikintu cy'ingenzi muvandimwe. Niwe ko kandi utajya ukabona buri munsi, aha nuko ari wowe utabona, ariko Imana yo iba yakakohereje nuko nyine udafungura amaso ngo wakire ihumure ry'Imana. Kwakira ihumure ry'Imana, twumvise mu isomo rya mbere ngo hagarukamo iryo jambo koko guhumurizwa inshuro nyinshi cyane, nk'uko twagiye tubyumva. Paulo mutagatifu ubwo abwira abanyakorinti bari mu kaga, bari mu magorwa, akabashishikariza gukomera kuko Nyagasani n'ubundi abibuka. Akandirimbo gira iti wakwihanganya ugategereza ko Yezu akwibuka kandi akuzirikana. Iri somo rero rikaza rikemura ibibazo dusanzwe dufite igihe twababaye, igihe turi mu kaga, igihe twavunitse. Nyagasani rakaza duhumuriza, atwereka ko ubabaye burya nta niwe ubabarira. Uwahumurijwe nyine n'Imana nta niwe uhumuriza abandi. Ugira ihumure, ugahumura neza koko, ugahumura ubukristo, ugahumura impumeko ya Yezu Kristo, nawe ugahumuriza abandi. Uwahumurijwe nta niwe uhumuriza abandi. Uwababaye niwe ubabarira. Uwakomeretse nta niwe koko ukomera, yarangiza gukomera akagira ate? Agakomeza abandi. Ubwo Paulo mutagatifu asoza koko agira ati kuba dusangiye imibabaro bizatuma dushobora gusangira n'ihumurizwa. Amen, 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 amen. Bigatuganisha nanone ko imibabaro ya Kristo, bigatuganisha nanone ko amagorwa duhana cyangwa imibabaro yose duhura nayo, aha icy'ingenzi ni ukuyakira neza koko, kuko Nyagasani koko aba ari kumwe natwe, cyane cyane iyo twamwemereye. Na niyo mpamvu ko muri ibyo buri uyu munsi nawe adushishikariza koko kureba buri munsi mu buzima bwacu aho Nyagasani anyuze ihumure rye kugira ngo atugirire neza. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima. Amen. Imana buri giza ku ruhande rwacu, cyane cyane igihe turengana. Imana iza buri gihe ku ruhande rwacu, cyane cyane igihe tugiye mu buhungiro, cyane cyane igihe turi twenyine, cyane cyane igihe twihebye, cyane cyane igihe turi mu kaga. Nuko Nyagasani akaza koko ashobora gukoresha mugenzi wawe, ashobora gukoresha ibimenyetso, ashobora no kugira ubundi buryo Nyagasani akoresha kugira ngo guhumurize, kuko Nyagasani atiburira. Imana ifite inzira igihumbi inyuza mu mukiro wayo, Imana ifite inzira igihumbi inyuza mu impuhwe zayo kugira ngo ize kugera ite, ize kudusanganira. Icy'ingenzi mu Kristo muvandimwe ni ugushishoza buri kanya buri munsi, ukareba koko aho Imana anyuje ihumure ryayo, kuko Imana itaduhumurije twapfa. Imana itaduhojeje koko narinjye kuvuga ko twakwiyahura, kuko nyine twabaho dute se tutakiri ihumure ry'Imana.
mukristo muvandimwe, nawe uracyakiriho ihumure ry'Imana buri munsi. Urahirwa rero niba koko uri kumwe n'Imana. Iyi vanjiri y'uyu munsi koko nanone nayo ireganisha kuri iryo jambo ry'ihumure, ariko ritwereka ko umuntu wahumurijwe n'Imana akira, abaho neza, ahirwa. Iryo jambo guhirwa. Igitangaje muri iyi vanjiri, izi ngingo 8 nterahirwe Yezu Kristo avugira ku musozi, ubwo azamutse umusozi hamwe n'abigishwa be, ari kubaha impanuro. Arashaka kubaganisha ku byago bazahura nabyo, abaganishe ku magorwa bazahura nayo muri ino si, abaganishe ku bibazo by'ingutu bazahura nabyo muri iyi si. Ariko barahirwa niyo batambukamo neza, bari kumwe nande, bari kumwe n'Imana. Dutangazwe nuko koko muri izi ngingo nterahirwe uko ari 8 bagenda bavuga abantu bababaye hano ku isi. Naho kibazo uti ariko koko umuntu yaburara, umuntu yabwirirwa, umuntu yabura icyambara koko akaba arahiriwe koko? Guhirwa habavuga ntabwo nyine ari ukugira ibintu bya mirenge, ahubwo ni ukuba uri kumwe n'Imana. Kuko umuntu wese uri kumwe n'Imana ntacyo ashobora kubura. Niba afite Yezu mfite byose, niba afite Imana nta kintu nabura, ntacyo nakena. Ngiki cyo umunyahirwa turusha, nubwo aba ari mu kaga, Imana imwizeza buri gihe ko n'igihe cyose koko atambutse neza muri ibyo byago, Imana baba bari kumwe. Bya bindi by'uko nyine uwababaye niwe ugira ute, niwe ubabarira. Kuko niwe ufite nyine, nanjye kuvuga experience, niwe koko ufite, nanjye kuvuga impamyabumenyi n'impamyabushobozi bitewe naho nyine yanyuze, bitewe koko n'ibyo byago yanyuzemo. Nuko rero bikamwigisha, bya bihe by'ibyago byigisha kurenza ibihe by'ibyishimo. Tukazirikana ko buri gihe cyose tugomba kurebera kuri Yezu Kristo, niyo munyamabaro mukuru, niyo mubabaro koko uturuta twese. Nanone tugomba kwiga kandi tukigana buri munsi. Buri munsi Yezu Kristo araduhumuriza, buri munsi tugomba kwakira ihumure ry'Imana. Tuzabona ubuzima bwa hano ku isi, bamwe bagire ngo ibintu byaricuritse, byaricuranuye, aho uzajya ubona koko aba bose, abantu bakaze cyane, abanyabutegetsi bakomeye cyane, niyo batikoze iby'Imana. Ariko hajya kureba ugasanga koko babandi basenga, babandi bahora mu kiliziya, babandi badahema gutakamba Imana uko bukeye uko bwije, nibo bari guhura n'ibyago, nibo bari guhura n'akaga. Ubwo se koko iyo kintu wagisobanura ute? Imana igatwizeza ko hano ku isi duhari nk'abari mu icumbi, ariko ntabwo ari iwacu nyirizina. Duhari kugira ngo dutambuke. Iryo hirwe twagira hano ku isi ntacyo n'ubundi ryaba rimaze koko, kuko ihirwe nyakuri n'ihirwe ry'ijuru. Nshobora guhirwa hano ku isi nkaba ndakize koko, ariko ijuru koko ryo narekennye ku ijuru ryo nkaribura. Rero gukena ntabwo ari ugukena bya hano ku isi, ntabwo ari ugukena kuko kuri icyo uriya n'icyo wambara, ahubwo gukena no kugira inyota y'Imana, gukena no kumva ushaka Imana, gukena no gukena ku mutima wo kumva koko ari Imana gusa ukeneye mu buzima bwawe. Naho ubundi ibindi byose, imitungo yose wagira, niba koko utajya ugira inyota y'Imana, danger de mort, aho ngaho uyegereye wapfa. Ngo wa muhanga nushakashaka Imana agahunga icyaha. Uko niko uzahirwa nyirizina. Igipimo cy'uko uhiriwe ntabwo koko ari ibintu ufite, ntabwo koko ari abantu benshi ufite, ntabwo ari abagore benshi uzaba ufite, ntabwo ari ibintu bya mirenge uzaba ufite, ahubwo igipimo cy'uko uhiriwe ni uko uzaba uri kumwe n'Imana, urindahemuka, ukenera Imana ryari buri munsi. C'est par beaucoup de souffrance qu'on parvient au salut. Ngo kugira ngo umenye intwari, kugira ngo umenye umuhanga, kugira ngo umenye koko umuntu naringiye kuvuga koko wahiriwe, no umubare w'ibyago, ni ingano y'ibyago uzamureberaho uko yabyitwayemo. Ngo wa responsable tujya tuvuga diverbe respondere, ushobora gusubiza, wawe ndi koko ushobora gukemura ikibazo ntateze ibindi igihumbi. Nuko rero uko ukemura ikibazo koko, ikibazo niwe ugikemuza isengesho, ikibazo niwe ugikemuza Imana, ikibazo niwe ujya ku musozi nawe nka Yezu ukajya kugikemurirayo, byaba ari mahirwe. Igihe cyose uri kumwe n'Imana uba uhiriwe. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugore w'umupfakazi ngo yari afite abana, ngo umugabo yapfuye amusigiye abana, ngo igihe umugore we koko yari ari mu mashuri, ari kurangiza amashuri ya kaminuza. Umugore amaze kurangiza kwiga, amaze kuminuza koko neza, atangira kwibaza uburyo koko azatunga abo bana bose umugabo musigiye. Ariko erezuma, dore ko ubwo nyine yari amaze kwiga, nuko ajya gusaba akazi. Aho agiye gusaba akazi ku bose uwo bakoranye nk'ukwezi kumwe, igihe kikagera koko wa mugore ntibumvikane na bose, dore ko nyine mu bose aho yakoreraga yifuzaga ko umugore koko ngo kubera ko adafite umugabo,
ngo azamubere umugabo. Umupfakazi rero akomeza kubibamba no kwikomeraho, ngo igihe cyaje kugera wa mubose abonye ko uwo mugore aramukaniye aramwirukana. Nuko wa mugore amaze kumwirukana ajya gusaba akazi ahandi, kuko nyine yari afite amashuri, yari akwiriye akazi. Aho agiye gusaba akazi, wa mubose wa mbere wamukoresheje akamwandikira ibaruwa mbi imuherekeza aho agiye mu kazi, ko ari umuntu mubi, ko yamwibye. Ubwo wa mugore koko bikamubabaza, naho ngaho baramwirukana. N'ahandi yagiye gusaba akazi naho yabaruye igakomeza kugenda imukurikirana, kuko wa bose koko yari yumvaga ikijyana muri icyo gice. Bityo wa mugore ahantu hose yasabye akazi, wa mubose n'ubundi akomeza kugenda amukurikirana, amukurikiza yabaruwa y'ubuhemu, yabaruwa y'ubusambo, ngo uwo mugore koko ari igisambo. Ubwo abose bose koko baramuzinukwa, uwo mugore koko burakaza atyo. Wa mugore koko abagitera shozi muri ako karere, kuko ahantu hose yajyaga bahitaga bahunga bagakinga bati dore igisambo kiraje. Ubwo mugore usibye kugira ikibazo cy'igisebo muri ako karere, hakuriyeho igisebo nyine cy'uko nyine ntaho kongera kumuha akazi muri ako karere. Icyo kimubera icyago gikomeye, dore ko byagize ingaruka no kuri famiye ye, uburyo azatunga abana umugabo wamusigiye, kandi koko ntacyo afite abatungisha. Ubwo bya bindi koko bimwuzurizaho ya nsina ngufi nyine buri wese azacaho urukoma. Nuko rero muri ako gakubuzo yari arimo, n'abandi bagabo ku mpande ntibahonye kujya koko bamusanga bamusura, kugira ngo bamufatanye muri ibyo bibazo byose ahuye nabyo. Bagenda bamusaba uduserivisi tumwe na tumwe, bagenda bamusaba kugira ngo atubakorere. Ariko wa mugore n'ubundi akabera ibamba, n'ubwo bwose koko yari afite ikibazo cy'inzara, ubukene n'ibindi bibazo byinshi byo kwiheba. Ahangaha nyine yari afite cyane cyane iki cy'isoni, ko atashobora kugenda mu bantu. Kubera iki? Kubera ko ari igisambo. Wa mugore neza neza amaze kuba igitera shozi muri aka karere, amaze kubura epfo na ruguru, ntahandi koko yakongera guhungira, ntashobora kongera kujya gusaba akazi, kubera ko nyine baramuharabitse, nta n'umwe akongera kumuha akazi. Nuko kuko inzara iramunobagura mu rugo we n'abana, abura ukuntu yabigenza. Igihe kimwe kiza kugera yigira inama yo kujya gusaba akazi, ko kujya guhingiriza, byibuze ajya akora amafaranga make, ubundi koko areba ukuntu yatunga abo bana. Uruva umudogiteri muzima wari warize, ufite amashuri ndetse y'ikirenga, yarabuze n'umwe umuvuganira muri aka karere. Nuko rero wa mugore ngo igihe cyaje kugera, ajya ku mubose nyine amuha akazi, akajya amuhingira. Nuko akamuhingira, yarangiza ko akamuha igihembo cye agataha. Ndetse rimwe na rimwe koko akajya n'utundi amurengerezaho ifunguro n'ibiribwa koko ashyira abana n'ibindi byinshi cyane ubose yamuherezaga. Wa mugore koko agagenda koma agatima kuri wa mugabo, yibaza niba umunsi umwe koko nawe atazamubonerana akansina ngufi nyine buri wese azacaho urukoma. Umugore akomeza kugira amakenga w'umubose, nubwo bwose nyine amukorera, ariko akibaza aho bizarangirira. Ngo umunsi umwe rero wa mubose koko aza kumwitegereza, ngo yumva aramukunze, ngaho nawe yibaza icyo yamukundiye. Uwo mubose afata muri boutique yari afite, grande boutique, ayihereza wa mugore kugira ngo ajye acuruzamo. Maze ngo aramubwira ati, umva mugore, abana bawe ntibakaburare, mu gihe ufite iyi boutique uzayikoreshe neza uko ushoboye kose, maze utunge abana. Wa mugore koko ngaho nawe yibaze, baguhaye boutique irimo ibintu byose, ngo ujye uyikoresha buri munsi ushobore gutunga abana. Icyo kintu wacyakira ute? Nuko wa mugore koko ajya muri ya boutique koko, nta kintu yigeze yongera kubura, ari ibiribwa yarabibonaga, nuko atunga abana atyo. Nuko ngo umwaka ushize, wa mugore agahora yibaza kuri ya neza y'umubose, yibaza tubundi koko uyu mubose wasanga nawe ncungiye hirya, kugira ngo koko akomeza ntesha umutwe cyangwa azanjyane mu ngeso mbi, kandi koko narikomeyeho, abana banjye koko bari gukura, ubu koko mubose wasanga ari kuntega. Nuko wa mugore akomeza n'icyo kidodo, yibaza amaherezo y'uwo mubose nawe. Nuko umwaka ushize koko wa mugore nta kibazo yari afite mu rugo, ubwo yagaburiraga abantu uko bisanzwe, ndetse koko akunguka bikomeye cyane muri ya boutique yari yarahawe yuzuye ibintu. Maze umwaka ugiye gushira, arikora kugira ngo ajye gushimira wa mubose. Nuko aragenda, wageze kwa mubose ahantu yabaga agiye kumushimira, nuko agiye gutangira guterura amushimira. Wa mubose ngo aramubwira ati, umva rero wa mugore we, ni byiza koko iriya boutique gutunze n'abana bawe, ikaguha igaburo rya buri munsi, uyikomere izakomeze igufashe, ntuzagire icyo ubura kandi gifite. Buri gihe cyose icyo uzakena koko uzakirebere muri ya boutique, nugira n'ikindi ubura uzajya umbaza.
umugore akomeza kwibaza kuri aya magambo. Sibwo nyuma noneho mu gihe agiye gutaha koko n'ubundi ahungabanye akiri kwibaza koko iyo neza, impamvu y'iyo neza. Nuko wamubose ngo aramubwira ati umva rero wa mugore we, ibi bintu byose mfite mbikesha umugabo wawe. Nuko wamubose aramubwira ati umunsi umwe bari kumpiga cyane, bari kumpiga, nuko rero ndahunga. Ndi guhunga umugabo wawe ni wanyambukije arandokora. Amaze kundokora ngo yagarutse, ubwo bahita bamufata ubwo nyine ko yampungishije kandi ari igihe bashakaga kugira ngo banyice. Ubwo urumva ko umugabo wawe yagize ate, yambereye igitambo arandokora. Nibwo naje gukira mbikesha iki, umugabo wawe yaranyitangiye. Nanjye rero aho umugabo wawe atari nzahamubera, icyo uzakenera cyose nanjye nzagira nte, nanjye nzakigwa, nanjye sinzakibura. Genda rero urye utekane utuze, ntacyo uteze gukena kandi ngifite kandi nkiriho. Nuko wa mugore koko umutima usubiza hehe, awusubiza mu gitereko, maze koko arataha akomeza gukora yita ku bana be, kandi koko noneho aratekana. Ntiyongeye kugira ikibazo na busa. Nyuma yo kumva ya magambo wa mubose amaze kumubwira ati ntacyo uzakena mu gihe nzaba nkiriho nanjye. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Nguko Nyagasani aduhumuriza buri munsi, akanyura ku bantu kugira ngo koko agufashe. Mu gihe uzabona muri iyi si harimo ababose bamwe na bamwe bahungabanya abandi kubera igitugu bafite, kubera ububasha bafite, ariko Nyagasani ntabura abandi akoresha ku rundi ruhande bitewe nuko koko ashaka kugukiza, kuguhumuriza, kukugira neza. Nuko akagira abandi akoresha. Nibwo uzasanga koko mu buzima hari abitangiye abandi koko, hari abapfa baziza abandi, hari abapfa koko bagacungura abandi. Nguko systeme yubakitse. Aha, uwababaye nta niwe ubabarira. Ingano y'ibyago wahuye nabyo nta niyo ngano koko ingana n'umukiro. C'est par beaucoup de souffrance qu'on parvient au salut. Ngo ni ingano y'ibyago, ni umubare nyamwinshi w'ibyago utuma koko n'umukiro uziyongera. Nyagasana duhumuriza buri munsi, Nyagasana dutuma abagaragu be buri munsi, Nyagasana dutuma intumwa ze buri munsi kugira ngo duhumure neza Nyagasani. Duhiriwe na Nyagasani nyine. Ese mukristo muvandimwe, abo mubana urabahumuriza cyangwa urabahungabanya? Nawe ushobora kubwira umukene muturanye ukamubwira uti ntuzagire icyo nkena mu gihe nkiriho. Mugenzi wawe araburara kandi uhari, mugenzi wawe uri icyo wambara kandi uhari, ahubwo icyo ugahora umwambika ubusa, ugahora ushaka ibintu byose byamwambika ubusa, ngo nuko ari insina ngufi, nuko ari umupfakazi. Igihe cyose ukamuhereza akazi ugira ngo ukomeze kumuhungabanya, ukomeze kumujomba ibikwasi, ukomeze kumujomba amacumu, ukomeze gushaka ibintu byose byamwisha, ukomeze gushaka uburyo wamuhungabanya. Nyamara ntabwo ari cyo Nyagasani yagutumye. Nyagasani aragutuma nawe ihumure uyu munsi, ntabwo gutuma ihungabana ndetse no guhungabanya abandi, ahubwo gutuma iki, ihumure rya buri munsi. Buri munsi Nyagasani araduhumuriza. Mukristo muvandimwe, nawe uri mu Nyagasani anyuraho kugira ngo wajye guhumuriza abandi, cyangwa urangiza kwakira ihumure rya Nyagasani? Nirinze gukoresha ijambo kunuka, birangira ko nkoresheje guhumura, ugahumura neza Nyagasani nawe. Aha, hari abantu Nyagasani ahumuriza akaba yihumure, ariko bagera imbere koko bagakandagira bagenzi babo. Ngubwo butegetse nshobora kwitwaza, nkagenda ndeba insina ngufi zose koko nkazicaho urukoma, nkagenda nkandamiza abandi, nkagenda koko nitwaza ubutegetsi bwanjye, bikaza kurangira koko abana b'Imana bayoboreye ikuzimu. Iryo ngiryo nta humure ririmo. Abandi barajyana Yezu ku musozi, none nanjye koko ndi kujyana abandi ikuzimu. Buri munsi Nyagasani araduhumuriza, buri munsi Nyagasani ntiburira ahantu yanyura. Umva, wowe cyawe nuko uzakomeza kuba indahemuka, uzakomeze gushakashaka Imana, uzakomeze buri munsi gutunganira Nyagasani. Nawe koko Nyagasani ashaka uburyo bwose yagutunganya buri munsi, uzamukomereho kabone n'ubwo mubana kuko mutakiri kumwe. Umugabo ntakiri aho ngaho, ariko nubwo yapfuye Nyagasani afite ubundi buryo koko azagutunga, kuko Nyagasani afite inzira nyinshi akora ibintu bye wowe utabizi. Ni ngombwa rero uca bugufi, tukarebesha amaso y'umutima, tukareba itangaza ry'Imana, tukareba ihumure rya Nyagasani. Hatejo nejo bundi koko abanyabubasha batazajya baducaho urukoma, abanyabubasha koko batazajya bitwaza amafaranga bagatwongeza za promotion, ariko bari kuduhungabanya, bari gutwica. Guhumura amaso, ngirinda kwiyandarika, ngirinda kwiyandavuza, ahubwo ngakomeza kwikomeraho kugira ngo koko nkomezwe na Nyagasani. Nguko ushobora kwakira ibisebo, abagutoteza, abakubeshyera,
babandi koko bakweshe uri igisabo, abandi bakagusebya uko bashoboye kose ukaba igitera shozi mu bantu, ariko humura, niba koko uri ndahemuka imbere ya Nyagasani, Nyagasani warakuruzi. Ihumure ni rya Nyagasani. Bariya abantu se bitwaza ububasha n'amafaranga, wageze ngo hari indi humure baguha usibye kuguhungabanya? Ihumure nyakuri riva kuri Nyagasani. Hahirwa abantu baba bari kumwe n'Imana, nibo koko baronke ihumure nyakuri rya Nyagasani. Buryo wababaye cyane niwe ubabarira cyane, buryo wakomeretse cyane niwe ukomera cyane, ariko agakomeza abandi buri munsi. Uwahumurijwe niwe uhumura, agahumuriza abandi buri munsi. Bana b'Imana, nimuhumure kandi muhorane n'Imana. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.